ibyunyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana Mana idahemuka jya uyizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cyane wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyashuti irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye nta yindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima jya utekereza Yesu ibyunyuramo biruhije nshuti yanjye n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka jya uyizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera n'ubwisezerano ryayo rijya risa naho ritinda ntabwo rizahera oya
ni byiza ibyo ntekerezaho ni iby'igikundiro cyishiyo rwandikiyo rwandiko rw'umutima wanjye kw'indirimbo nayo ibaye ngufi. Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Umuririmbyi yaravuze ngo hari igihe indirimbo ijya iba ngufi. Akumva nyine yabuze ukundi kuntu yabisobanura. Igitabo cy'umutima ni ikintu gikomeye cyane kubera yuko ibintu twabasha kuririmba bikarangira nk'uko umuririmbyi yavuze ngo iby'urukundo rw'Imana wabivuga bugacya bukira. Rero ntabwo indirimbo yaba ihagije ku by'urukundo rw'Imana no ku mirimo Imana yakoze. Ndabashimiye rero mwebwe mwaje kureba channel yanyu Gafaranga na Murava ubwo duherukana. Ndabashimiye ko mwabanye nanjye, hanyuma nari nabasezeranije ko ubutaha nzaza ndi kumwe na Bishop wanyu, hanyuma ndashimana ko yabikoze. Ntabwo ndi buvuge byinshi kubera yuko tugiye mu byo kuvuga yandusha. Reka mubakirire abantu batarabasha kumubona, mubahoberere, hanyuma bazabasha kuza muzamwihoberere. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo iwe, sibyo? Hanyuma ibindi ngiye kumureka abisohoreze. Turashima Imana ku bwawe, hanyuma ngiye kumuha umwanya abasuhuze. Karibu. Urakoze cyane. Imana bw'umugisha, kandi umugisha na buri wese uri kutureba muri aka kanya. Na umugisha n'abaturi imbere y'umucuranzi wacu agenda bavuga amazina sigaye muri minsi ntakibuka neza. Fabrice Imana bw'umugisha, umujene kandi nawe ufite mwuka w'Imana wifuje cyangwa se twifuje twese ko twakorera Imana muri aka kanya, kuko ntawe uri gukorera undi Imana umugisha. Kuri kamera dufite abandi bantu babiri, ngenda vuga hariho Chita Magic ari inyuma kuri kamera, nawe uri kuyigorora gutya bereka amashusho. Imana umugisha, ndetse na bimwe mu bikoresho biri gukora hano cyangwa twakoresheje n'ibye. Tunashimira studio ko ni wowe uyize amazina yose. Amazina Fabrice aratubwira, ariko baza kuyatubwira. Turashimira nyine Fabrice na studio ye, turashimira aho turi gukorera, turashimira inshuti zacu. Ubwo kwarurwanya wo gushimira bano bantu ni benshi, ntago ariko byari ikintu maze kwiga muri ubu buzima. Imana ikorera mu bantu, kandi burya n'imari ikintu maze kubona tujya twibeshyaho. Ntago wabasha gushimira Imana utarabasha gushimira abantu, kuko burya Imana igendera muri bo. Ushimye Imana rero, ushimye abantu burya ubushimye n'Imana iri muri bo. Namwe muri kutureba Imana umugisha. Amen. Ariko bitewe n'iminsi umuntu aba amaze, numvisha avuga ati Bishop wacu, kugira ngo bize kugenda neza, reka nifuzaga ko twabanza tukiragiza Imana. Impamvu zo ngo twabanza tukiragiza Imana ntago ari umuhango. Kesha ryo tujya dusenga by'umuhango, nanjye njya mbikora sinibubeshye. Hari ukuntu mba nagiye ahantu kubwiriza, kugira ngo nyine babone yuko ntari umunyamubiri, bigasaba ko mbabwira ngo duhumirize bitanandimo kugira ngo bigende neza. Ariko muri akanya ntago ari cyo mbikoreye, ndumva bindimo. Ngushima Imana ko nicaye hano, sinzi kuri kubyumva igihe uri kumbona hano. Hari igihe ushobora kuba uri kumbura no kumva wenda n'ibisanzwe, ariko nyamara si ukuri, kuko mu minsi itari mikeya mwarabibonye ko bishoboka ko ntaba ndi hano. Kandi ntekereza ko nta gahano narinda ari habi ariho hanyuma habi.
hari ahandi habi, hari n'ahandi habi, hari n'ahandi muri aka kanya najya karutaho hariya nkabura na burundu, ariko ndashima Imana ko njye nicaye hano, ndashima Imana ko ndi kumwe n'abavandimwe, ndashima Imana ko nongeye kubona iyi mikoro imbere yanjye, ndi gukora icyo Imana ishaka kuri njye. Ndashima Imana ko nicaye imbere y'umuramyi, madamu wanjye Murava, ko ntabwo ari ibintu biri aho, kuko hari igihe gishize kumuhobera bitakundaga, bakubwiraga ati ba wegeyeyo, ntabwo ari byo ndi bwinjiremo, ariko nyine cyari igihe. Ndashima Imana rero ko muri aka kanya ampobeye, namukoraho, yankoraho n'ibindi. Ndashima Imana ko namwe ndabizi hari abantu twasenganye Imana mu buryo bugiye butandukanye, aho mwabaga muri, ndabizi ko mwasengaga. Hari abadamu basengaga, hari abagabo basengaga, hari abagumye ku gicaniro, hari abagumye ku gicaniro cyo gusenga. Ndabizi hari abasengaga. Niyo mpamvu rero tugiye gushima Imana ko yongeye kuduha uyu mwanya bituvuye ku mutima. Bana, ndagushimye ko uri Imana igira neza, kandi ngushimiye kuri Imana y'ukuri, ushimiye kuri Imana itajya yitiranya amazina, ntabwo uri Imana ijya yitiranya amakuba, ntabwo uri Imana ijya yitiranya isuri n'imvura, ntabwo uri Imana ijya yitiranya amazina y'abantu, ntabwo uri Imana ijya yitiranya akarere, ntabwo uri Imana yitiranya igihugu, nta nubwo uri Imana yitiranya ibihe, nta nubwo uri Imana ikenera gufasha cyangwa ikenera makuru cyangwa ikenera kumenya ikintu, ahubwo uri Imana izi buri kimwe cyose. Tugushimiye kuri Imana rero ikora icyo ishaka kandi mu gihe cyayo, kandi ngushimiye kuri Imana itanga amahoro, ngushimiye kuri Imana igira u Rwanda kandi ikanesha, ngushimiye kuri Imana igihagarara ku ijambo ryayo, ngushimiye kuri Imana itagiha umuntu ikigerageza atabasha kurwana, ngushimiye kuri Imana igihagarara mu mwanya wayo kandi igakora igikwiriye. Ntabwo ujya ukangwa n'amakuba, ujya ukangwa n'ibicika, ujya ukangwa n'imisozi y'urumbaraye. Uri Imana itagikangwa n'ibihe. Turagushimiye ko rero muri aka kanya twongeye kugaruka turi aha ngaha, kandi mu bihe bisa nkaho bitari byoroshye, ariko urabikoze. Rero ndagushimiye ko turi hano, rero turi hano uze kubana natwe umwanya tubumare, haba wo kuririmba, haba wo kugira icyo dukura mu kanwa kacu, haba ari tuyoborwa n'amarangamutima, tuyoborwe n'ibihe, kandi ijambo ryawe rituyobore, tube hafi, dukomereho. Impamvu tuvuga ngo dukomereho niko tuzi yuko ujya ukomera ku bantu bawe, dukomereho rero. Abagiye kutwumva mu buryo bwo kuririmba no kuvuga ubakomereho, ntabwo nabura kubereka afite imitima ibabaye. Hari abafite ibibazo, hari abafite ibyago, hari abafite amarangamutima yenda, hari abiyumva ukuntu, hari ababuze ababo, hari ababuze ibintu, hari ababuze uburyo. Abo bose ndabakweretse kugira ngo babere umuhoza kandi babere ibyiringiro, barengere kandi ubatsindishirize, kuko uri Imana igitsinda. Reka ukuri kwawe kandi n'ijambo ryawe rikomeze biganze ku isi hose no muri twe, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Wigeze utsindwa Yesu Kristo, ndakwiringiye. Na ntambara wigeze utsindwa Yesu Kristo, ndakwiringiye. Nta ntambara n'imwe Yesu Kristo yigeze atsinda. Hayo wigeze utsindwa Yesu Kristo, no kugiye wari ku musaraba babonaga byarangiye, data wa twese. Na ntambara
ntabwo byigeze bibaho. wigeze utsindwa Yesu Kristo ndakwiriye. n'igihe bavugaga ko uri umwami w'abadayimoni, n'igihe bavugaga ko udakwiriye, ntabwo wigeze utsindwa. Yesu Kristo no mu gihe intumwa zawe 12 zose zari zabuze icyerekezo, nta n'umwe ushaka kukwikoza mwami, ntabwo wigeze utsindwa iyo ntambara. kuva nakumenya, kuva nagenda nawe mu myaka afite, ntabwo nari nabona uri Imana itsindwa. Hallelujah. Hari ya ndirimbo yo mu gitabo, reka tubanze tukaririmba. Yego, buri muntu wese uri kutureba tuyiririmbane, tuyumvane, tuyiririmbane. inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa, nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, akira ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, akira ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu. Mwami Mana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri isi ishaje, uraturinda ntitwapfa, nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwawe, uraturinda ntitwapfa, akira ishimwe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe Yesu, akira ishimwe, ishimwe
Uda
mukomere cyane misi myinshi ndabizi uri kundeba muri aka kanya hari n'utari buze kunezezwa nuko hari ibyo mvuze kuko hari ibyo yumva navuga ariko ntabwo ndi kubureminge nibyo kuko nawe amarangamutima yawe arakota hari ibyo wari ukeneye ariko iyo ndakumenyesha ko isi turimo ariko ikoze ni nako iteye ntabwo ibintu ndi kwifuza muri aka kanya ari byo birimo biraba haba mu buryo by'ibyaba biri mu muryango haba ibyaba biri muri business haba ibyaba biri ku mubiri wanjye hari ibyo mba ntifuza ariko bikaba ariko nkakomeza nkakomera nawe rero ukomere utari buze kunezezwa n'ibiri ku byo uri kumva mu matwi yawe ushobora no kuba utari no kunezezwa n'ibiri kuko uwo mu buzima busanzwe komera wihangane ndabizi uri kunkurikira story ukumva ko funguwe ariko nyamara ntabwo gereza zo mu gihugu zose bazifunguye nibyo maze iminsi mbwira abantu muri bake twabohuye mu byumweru 2 tumaranye mwihangane nagiye kwakunda ariko mu sinigeze ntabwo ndi babishye sinigeze mpinduka nahindutse takoze ku musatsi baranyogoshe bwo narahindutse ariko ahandi ndi wa wundi sinigeze mpinduka na kauna gatoya habe na gato pe ndabeshya mukuru nta na gato cyakoze wenda arabambwira ko mu buryo bw'umubiri nabyibushye sinzi nimba ari byo namwe muratubwira ariko mu buzima busanzwe mu imbere wa mwamuri muri njyewe ndumva nawe yagiye ahubwo arakomeye so ndashima Imana ko natashye nkaba ndi hano nasa kunyihanganira rumva afite ibintu byinshi ariko ntabwo mvuga ngo ufite ibintu byinshi byo kuvuga ahubwo ufite ibintu byinshi byo kubana nabyo kugira ngo misi icume ubuzima bukomeze mfite byinshi byo kubana n'Imana mfite byinshi byo kubana n'umuryango wanjye kuko byinshi byo kuvuga byo n'ubundi nari mbisanga ngo narafungwa nta hantu mvuye kubikura nta makuru yandi adasanzwe mfite nta nicyo yabamarira ariko amakuru ufite niko Kristo ariho kandi arakomeye kandi ibyo yavuze no kuri n'umwami ujye ubasha kurindira umuntu mu byago n'amakuba hari indirimbo naririmbye amajunda narabibwiye abantu naririmbye indirimbo yitwa Umuriro irimo amagambo ku buryo numva yo nanayaparodinga ubusinayisiba of course ariko ni indirimbo mbona yuko iyo biba ngombwa nkayigumana nkayirekera nko mu rugo nkajya nyireba ngiye nyine kuko numvaga ninjye wayiririmba ari wayiririmbiye nanjye wayihangiye fatikanyije n'umukozi w'Imana murava na Marite n'abandi nabo ndabashimira so murabukazi ngo uririmbaho gakeya Umuriro okay amagambo yawe ako Fabrice ndabiza kanagenda zamuka tugendera ngwino dukure muri uyu muriro uturindire inyuma yawo kuko nabyo urabishoboye uduha imbaraga zo kusohokamo amahoro kuko nabyo urabishoboye harimo n'andi magambo avuga ngo Mana uri Imana ishobora kurindira umuntu mu muriro uri Imana ishobora kurindira umuntu kure y'umuriro uri Imana yarindira umuntu mu magambo uri Imana yarindira umuntu muri gereza ariko uri n'Imana ishobora no kurindira umuntu nyuma ya gereza harimo ibintu byinshi Imana ishobora kurindira umuntu mu kazi ishobora kukurinda nta nagahari n'Imana rero n'Imana ishobora kukurinda umugabo adahari kandi igihe wumvaga ko ubuzima bwawe bwose bugomba kuba bufite umugabo ariko nyamara burya n'Imana ijya ibaha abagabo batari naje gusanga n'Imana ijya ibaha ahantu umuryango udahari n'abafana akenshi ku bantu dufite ama Instagram abari manini twari indwara tuba twaranduye duhuriyeho
iyo wapostinze nk'indirimbo cyangwa ifoto ukeneye kureba comment ureba ko abantu babonye ko wari wambaye neza kandi banakuvugaho ibintu byiza nka none usigaye waragize amahirwe yo kumera umusatsi abakeneye nga post bavuga ati rwose rwose umusatsi byanyine ko umusatsi yagaragaye ko ariko naje gusanga ni Imana ishobora no kuba nawe igihe cyose kuvuga ati turi umuntu w'imbwa gafaranga umuntu w'imbwa uranadutengushye noneho amahirwe niko nagiye mbivuga ntarafunga mu buryo banarebye ibiganiro byanjye bagira ngo narindi mu mwuka ariko burya akanwa k'umusaza ngo karanuka ariko ngo akavuga ukuri niho mugani w'Abanyarwanda so rero yo ndahangaha sorry ndacerebra of course ndumva nishimye ariko nanone ntago nakubeshya ntago ndibuza no kubabwira ngo nabonye Imana ngo yaraje mu buzima ngo yaraje bidasanzwe kiraba ari ikinyoma iyo Mana abangiye kubabwira yaba ari scam ntago Imana iraza ngo ikora ibitangaza n'imirimo kuko umunsi izaza ntagereza izasigara nimwe umunsi izaza ntago uzabura umupangayi umunsi Imana izaza ije kurangiza ibibazo kandi nguko urabona mba ndi kurwana n'icyo bita ibihe rero burya ni ibihe ni nk'inzira inzira yo rero ugera hamanuka ukagera hatera nabwo n'ubuzima kandi naho niyo bari kunyambika amapingu guhera 2021 naho bari kushyira mu rusengero kangumishamo guhera 2020 nari gufungwa nari gufungwa uko byagenda kose urumva Zakari yagombaga gufungwa uko byagenda kose kandi burya Imana ijya yera Satani ajya agerageza uburyo duta mu bibazo ariko na Imana yo burya ifite ukuntu izabigenza kuko hari amagambo nasomye arambwira ngo ndi Imana nabaremeye abantu bo kubakunda baremera nabo kubanga baremera n'igihe cyo kurira n'igihe cyo niyo mpamvu sigaye mbwira abantu nibyo nagiye mbwira n'abantu na n'ubu nongeye ndabivuze n'ujya kunsengera reka tubanze tuganire tujye inama kugira ngo utaburi gusengera nyuri ku mporosa uko naje gusanga hari amasengesho dusenga tugatuka Satani tukanaramya Satani tari igihe cyayo ubundi wakabaye ukamenya ngo intambara agafaranga ari kurwana nizi kuko burya hari intambara agafaranga ashobora kurwana ugasanga nizo umuryango avukamo hari intambara ushobora gusanga agafaranga ari kurwana ugasanga nizo kwa sekuru hari intambara ushobora gusanga agafaranga ari kurwana ugasanga nize ku giti cye hari n'intambara ushobora gusanga agafaranga ari kurwana niza Satani hari n'izindi ushobora gusanga izo ntambara agafaranga ari kurwana n'Imana yazimwoherejemo kuko umugaragu witwa Yobu w'Imana ntago yigeze arwana intambara y'abazimu ariko nyamara Satani niwe wakoraga ariko burya ntago ari abazimu bamutaye mu ntambara Imana ubwayo na Yesu ubw'umubabaro wiwe ndamunda kuvuga ngo ndamutse afite ubushobozi nababarira Yuda nkazanamwicaza hafi n'Imana kuko mbona yarakoze umurimo w'Imana udasanzwe kuko nijuru ngo inama yarateranye imaze guteranya bajya inama bavuga ukuntu bagomba gucungura ikiremwa muntu kandi Yesu mu gucungura abantu ntago harimo kuza kurya ifiriti nta nubwo harimo kuza ngo tumushyingire tumubwire n'abari bose bise Yesu ko ari umwami w'abadayimoni ari abantu bakwiye kuzagira nk'igihembo bahabwa kuko bashyize iby'Imana yari yagambiriye mu bikorwa kuko yo batabaho Yesu nawe ntiyari gukora icyamuze Yesu yari akeneye abantu bashaka kumujugunya mu mpanga kuko mu burya nta kintu na kimwe kigeze cyakoze akantu Yesu yakoze katigeze kavugirwa mu ijuru ni bwa bwoba yagize abona ukuntu bari mu mubambe bo mu ijuru nta nama bari babukoreye bwari ubwa Yesu ku giti cye nibwo yagiye kubona abantu ibintu diro yose ukuntu yari ayizi azi ukuntu izagenda azi uburyo azababazwa azi uburyo bizagenda yageze hagati atagira kuma ngo mwami urabona ngo ndabizi n'undi Imana urwanira mu kirere nk'inkuba urugamba ushatse niba urwanira ku butaka baburwanira hejuru kandi situation yari ayizi ko ari urwanira ku butaka ariko nashimye Imana cyane niyo mpamvu ari ikintu bita isengesho nkunda amasengesho niyo mpamvu nakubeshya mukundwa narabikubwiraga waje ni umuntu naba mbabeshye mvuga ngo aho narindi nageze apfuka 15 ngo ndasenga kuko impamvu yo nyibikora nari gura n'imbaraga z'umwijima ziteye ubwoba kuko buryo uri gusengera mu gihe cyo kuhagarara yuhumirije ugasenga ari mu gihe cyo kurwanisha umubiri urapfa buriya Dawidi yagiye agira igihe cyo gusenga ariko yagize n'igihe cyo kwegura icumu buriya uriya mugabo avuga ngo yazunguje umuhumetso
ngo arangije ngo yica Goliyati ntabwo yawuzungurishije umwuka, yari ikaraze mu tubaraga twe cyagiye ahumiriza agasenga Goliyati yari bumwica. Ntabwo intambara zose burya rero hari nk'ibintu nyambona, hari abazimu burya nubwo tujya dukura ku mavi kandi abantu tujya dusenga nibajya babiduhishura. Hari abazimu bavira mu gusenga, umuntu akakubwira ati mura Imana waririmbye niho nkiri ndayizi, ntabwo igi mwaza umuntu ngwino tumara iminsi 3 dusenga, tugiye gutegeka agafaranga mu kwezi kwa 8 azaba atashye wari kugwayo. Ndakubwiza ukuri ntayo wari kugwayo. Ashima Imana ko rero bivuga ngo iyo warekeye Imana umugambi wayo urasohora. Nuko dasanzwe sinzi impamvu mpamvu ngo ntabwo Imana yaje mu buryo undi Imana ntaho yagiye. Nabiza mu kuvuga ngo gafaranga tubwenge Imana ntiyaje, aho yaba ari ntashima, ntabwo ariko mbyumva kuko njya no gutaha ejo bundi harya natashye ku itariki 10 kugira ngo Imana inyereke ko ari Imana yampererekesheje igihamya kindi. Ndavuga ati Imana hari icyo ushaka, kuko abantu batahaga ndeba, abantu bafungwaga ndeba bamaze imyaka 15 bagataha, je nabonaga n'ibintu bigezweho. Nkavuga ati Imana nanjye kuko nzagira umunsi wanjye bampamagara ati hari ukuntu bavuga ati ca kwa muganga uca no mu murenge wawe bagukure mu ifishi utaye. Wumva ari nko kukubwira ngo ufite visa ijya nko muri ya ntabwo turi bwirare ngo hari ahantu umuntu aba yumva nyine akeneye gutaha. Uko naje gusanga ibintu byaho byose nyine of course nyine ntabwo n'ubuzima umuntu abarwana, ariko ntabwo mpamya ko rero Imana yarwanye bidasanzwe, ahubwo mpamya ko Imana yakoze ibyo yashakaga, kuko umunsi Imana izarwana bidasanzwe nongere mbisubiremo shari ntagereze zabaho. Rega urubabaye uri kumva nashubijwe, ariko ntago abagabo bose babagore babafunguye. nibyo hari abagore bafite abagabo babakiriyo, ntabone abagabo bafungwaga uyu munsi bafite mariage nibura nayo wenda waruzi n'ukuntu umugabo amera, ari nanagusigiye n'akana wari kurwarizaho. Ntabone abantu saza babaseribateri, sinzi bwo nimba uri gushubira umusaza w'umuseribateri utarigeze ubyara akanakubwira ati sinzi n'umwana wicaye, ari izo mvugo bakoresha ati sinzi n'umwana wicaye nabi, bivuga ngo nta mugore yigeze, kandi siko arwaye ahubwo ni situation yisanzemo. So ngemba numva ko umunsi witeka azarwana bidasanzwe, ntago abana amajwi yabo tuzongera kuyumva, ntibazongera no kubaho. tuzaba twagiye mu ijuru. Burya ijuru, burya ijuru rirahari, ariko burya ijuru nk'ubu urugero uri mu ijuru rito. Ubwo nicyo navuga nyine ni igihe ni wa munsi w'iteka uvugwa muri Bibiliya. Narimenye nari mbizi uwo munsi nta bapfakazi bazabaho, umunsi hanzego runaka nta rwego rw'iperereza ruzaba ruri gukora, hazaba ari gukora witeka gusa. Nyankunda kureba imyuzure, hari akantu nasanze hari atwari turi muri gereza, nyankunda kwita ngo mu rugo niko tuhita, ni mu rugo. Hasanze akantu keza baracyasenga. Naje no ikintu cyanejeje mbere kumva ninjiramo abantu baraje ari benshi baruzura ko bari bazi ngo hari buze gafaranga n'ibiki n'ibindi, ko nasanze namaze iminsi hafi yose banyiteguye. Ariko ikintu cyacanje bafite Imana iri muri Bibiliya. Niyo mpamvu njya nibaza Yesu n'akunda kubwira abantu be ngo abapfu nibarira abapfu bagenzi babo, ntabwo nari nzi icyo ari kuvuga. Hari n'abantu babazi yuko abantu bari muri gereza barangiye, ariko nge siko nabibonye. Ndavuga igihe maze muri gereza, buriya hari muri gereza nasanze y'ubuzima hari abantu, hariyo n'Imana, hari abantu bakorera Imana, kandi hari abantu bavuga Imana, kandi no hari abantu kuko sorry sinakabaye kuko ntago bari bubumenye, ariko umunsi ndiyo ndi mu kato nasabye ko ngumva ntago wicara mu bandi, ariko nabasabye ko nicara inyuma y'abandi banera gatebe. Ariko uwo muntu watubwirije ndi mu kato twe twarabanje kuganira, usanga afite dosi ikomeye, we anemera of course.
noneho kandi urumva hariya dukubye na kose dosiye abantu tuba tumeze nk'abazizi noneho ku muntu ufunzwe burundu abamazemo iminsi abazwi akatiye burundu babizi ashobora no kuzakibona umunsi umwe n'ibikunda ko nabonye babikata bakanabishyira ku mateleviziyo ariko natwe twarabirebaga ibyo mwakoraga bimwe na bimwe ariko ikintu cyantunguye cyane uwo muntu wabwirije twaraganiriye mbere y'uko abwiriza ambwira ko yishe umugore we waranabyemera ariko urebye ukuntu twabaga tumwicaye imbere ariko tubwiriza ubishyize mu bwenge bwawe ntabwo byumvikana ubundi nta nubwo byumvikana ukuntu umuntu aje kukubwira ukuntu Imana ibaho bamubaza Imana itaramukoreye agiye gutema umuntu ariko nahise mpasanga Imana yindi iri muri Bibiliya hari Imana kandi kuko ikintu namaze kubona hari ukuntu iyo uri ahantu ugomba kuburi ugomba ufite amahoro n'igihe uri ahantu bitewe n'ibintu biri guhakorerwa ukumva nta mahoro ufite ariko uwo mugabo twabaga turi gusengana cyangwa se ari kubwiriza sinzi ukuntu hari uburyo niyumvaga budasanzwe nkavuga ati ndashimira Imana rero ko yo ari Imana igigera ahantu twebwe twumva ko tutagera tutumva ko tutaba icyo cyo naragikunze ikindi nongeye gukunda wende nibyisha ariko ikindi nongeye gukunda ntashye natanye n'ikindi gitangaza n'ahantu ari uwo mujene ndabizi ariko ashaka kukibona uwo munsi twatashye turi abantu babiri natanye n'umujene wari ukiri muto Imana inanashimwe amen natanye n'umujene wari umaze imyaka 4 akatiye burundu azira icyaha cya viole ariko Uwiteka arahaba yatashye bamuhinduye umwere ariko akoze imyaka ingahe 4 ntekereza ko mu gihe cyo muri iyo myaka wa mbere kugeza kuri 4 wari kumuzana muri sosiyete ntabwo twari bubashe kubyakira ariko njashima Imana ko ari Imana igitanga ubutabera mu gihe tutateganyaga kandi tureke n'ubwo mu isi Imana itanga n'ubutabera budasanzwe ikindi burangishima Imana hari ukuntu nyandebe iranyuzure iri gutwara nanjye ndashima ntabwo ari ukukina ku mabyimbi inzu ndayifite Imana n'imyumvura yaguye nkabone gutwara ziranzo zacu n'amamodoka banumva mbabaye ariko ikindi iciwe nkumva ndashimye Imana kuko ndi bukuntu dukataza turi kubishaka umuntu akaba yaguhutaza adashaka no kugura imodoka ahubwo ashaka guhindura moteri cyangwa amajati amajati asigaye twagura miliyoni wambika ikimodoka ku buryo ninyinyuza ku bantu bari buhagarare bakareba hahandi umuntu ashobora no kwemera akavuga ati gafaranga cyangwa murava ndamukorera ikintu azababara ubuzima bwe bwose ariko ngura amajati turi ku rwego umuntu ashobora kuba ashaka ino kamera impagaze imbere cyangwa iyi mikoro kubera akayishaka gusa akahita ashaka kumva ko yashyira cita ahantu habi keretse Imana yonyine yo mu ijuru yamukora kugira ngo agure ino mikoro ariko ndashima Imana ko ni Imana nziza ni Imana ikora ni Imana ivuga murava zikuririmba nkamenya kuvuga Imana yaduhaye impano zitandukanye ntimugira ngo namwimye ijambo bizi mujya nanze kare waririmbye numva nshaka kurira ariko hari akantu kacita nageze ko nari gusesengura ngo amarira yo bwoko bwayo bune ngo agira ubwoko bune so nahise mvuga rero nanjye navuze ati se buno ni inyasukira hano kuri kamera aya barayita y'ingona barayisoni ndangije nabwira Imana mu mutima burya rimbaga ndi kurwana n'amaranga ari naho nakanuye bwira Imana ati Imana mfashe rwose sindaburiza amarira yanjye ndabara nta bwoko bwayo mfite ndi busobanure sinyarire ariko Uwiteka azamfashe nabyo bishire ndi niririre urabyemera njyewe nziririre nanjye narize sinarize se nabonye kandi bibaho gusura kubitekereza gutyo imbere ya byose ni ukuri ndagushimira cyane Imana igumugisha kubwuko wahagaze mu mwanya wawe nk'umuntu
uhagaze mu mwanya wawe nk'umudamu kandi uhagaze mu mwanya w'umuryango ho nta rindi amezi ari amezi aba ari amezi menshi iyo utahabona ari gusanga byinshi bitagihari kuko twarabibonanye hagati yanjye nawe ni byinshi byangiritse kubera ko ariko hari aho wabashije kugera urabikoze kandi uhagararanye nanjye ukarana n'umuryango kandi bw'umugisha amen kandi ikindi njye kuri njye warwanye neza kandi warwanye uko byari bikwiriye Imana iguhe umugisha shimira na buri umwe wese numvaga ntababeshye numvaga ko ufite abantu twasenze Imana ufite abantu twakoze imirimo igiye ifatika narebye ndavuga ati ninza kuvuga ngo runaka kuko nanjye ubu twicanye n'umuntu ushimira ariko navuze ngo ningenda kuvuga amazina nkagira nabo nibagirwa kuko ntabwo ndibabese urumva ndacyafite mu tuntu twishi byo gushyira ku murongo haba mu buzima bw'umuryango haba no mu buryo bw'imitekerereze yanjye hari ibyo mba ndi guhangana nabyo ariko buri muntu wese uzi ko yahagararanye n'umuryango wanjye Imana imuhe umugisha mu buryo bwose Imana imuhe umugisha ikindi ndashimira n'abantu banyakiriye muri gereza haba guhera haba inzego za leta haba abo twafunganywe nyirizina namwe ntabwo ndi buvuge buri muntu izina rye ariko hari igihe kizaba ngombwa ko nzajya agenda mvuga izina rya buri umwe wese ariko mwanyeretse umutima w'ubumuntu Imana ibahe umugisha nukuri Imana ibahe umugisha sitasiyo ya Nyamata sinivuge buri mupolisi izina rye ariko buri mupolisi uzi ko twabanye nawe mwabirabihe Imana imuhe umugisha kuko mwagaranye nanjye mu buryo bukwiriye kandi bwiza Imana ibahe umugisha cyane shimira na buri shimira n'abana banjye ndashimira abana banjye bahagararanye nanjye Imana ibahe umugisha cyane ndashimira agakobwa kanjye rwose kambwiye amagambo akomeye kaje kundeba gafite udusuko mbona kabaye agakumi kambwiye amagambo akomeye disi Imana iguhe umugisha mukobwa wanjye kandi muzaba abantu bakomeye kandi aheza ni mu ijuru tuzajyayo uko byagenda kose Imana ibahe umugisha ndashimira n'igororero rwose abantu kuko hari abari umuryango ndashimira abayobozi guhera kuri DP kumanura twabanye mu misi y'amezi agera muri 5-6 Imana ibahe umugisha buri umwe wese kuko ntekereza ko buri wese ahagaze mu mwanya agomba guhagaramo kandi akora igikwiye Imana ibahe umugisha cyane hari abandi umva sinagiye mvuga mu mazina dushimire n'abaturanyi bahagaze neza mu mwanya wacu kandi namwe byagoye kuko mwanya n'ukuri kose nta muntu ndi buze kubreminga nawe byagoye murakoze Imana fashe komeze kuko mu bintu maze kwiga nimba ari ikintu gikomeye kurinda kandi isi yose itazi ni ikintu cyitwa ururimi ururimi ni ikintu abantu dutesha agaciro ariko burya ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kirimbura muzumva wenda bajya mwumva amateka y'abahitireri ntabwo bari abagabo bari babyibushye cyane barafite 150 bari bato ariko bafite ikintu bita ururimi rero ni ikintu gikomeye ariko turashima Imana ndashima Imana nukuri narababonye pe ndashima Imana ku bwanyu mwahagararanye nanjye kagiye tubona abantu bagiye bava mu bihugu bitandukanye kandi bagakora imirimo ikomeye Imana ibahe umugisha cyane turahari rero tuzabana mu buzima Imana izabasha kuduha haba ubwivugabutumwa twakoraga ntaho byagiye turahari haba murava mu buryo bwo kuririmba arahari ndetse mwagiye mubona ko no mu bihe byari bikomeye Imana umugisha wararwanya urayisohora
indirimbo nziza ariko nongere mbabwire nyaboneka niba barabashije gupostinga ahantu ndi umuntu w'ikibwa ninjyana nakitinga nk'umugabo nawe ujya ubipostinga nimba ushobora gupostinga umuntu yasitaye nibyo koko ntunanamubeshyeye ariko nasura n'akaririmbo gapostinga nyaboneka ntacyo byagutwara ntacyo narabibonaga nkabona ukuntu gusitara kwawe kuri hiti indirimbo nkabona views nazibuze nafafise kiri kuvuga ubutumwa kurenza ikindi ariko ubwo nicyo gihe nyine indirimbo yarigezweho yari iriya kandi twarayiririmbye kandi nayiririmbika neza. Ikindi tukikeza ku kiganiro murakibona mubonaho n'indi ndirimbo nshya ni indirimbo nziza murava yanayitubwira. Ariko na mbere yuko mvuga ko ndirimbo nanjye ndagushimira ko wabaye umugabo w'intwari. Ubutwari bwawe bamwe barabuvuga ariko batabuzi. Hari igihe umuntu areba umuntu kuri kamera gusa bakabivuga kuri kamera gusa bakabibona kuri kamera ariko ntabwo babana nabyo ntabyo bazi. Hanyuma rero njyewe ubanye nabyo imyaka njyewe ubanye nabyo aya mezi twise aya mezi ndabibona narambigushimira. urakoze ko umugabo w'intwari kandi ukomeze bavuze abana babaye n'intwari ubwo rero bisobanura ko hari aho baba babikura ubikomeze rero kugira ngo ukomeze urebererweho. Ndagushimira cyane ko wahagaze neza ngira ntabwo ndi buvuge mu buryo wagomba guhagarara birenze uko natekereza wagomba guhagarara. Irindi jambo rimaze iminsi rindimo ni ukuvuga ngo hahirwa utabarutse ku rugamba kuko kujya ku rugamba ntabwo ari cyo gitangaje kuko abantu bashobora kurwana ingamba nyinshi mu buzima ahubwo uvuyeyo amahoro guhumeka. Kandi tujya turirimba ngo turabasirikare twonyejwe mu maraso umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobora kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu dukomeze dushyire imbere dushimire ihoraho. Amen. Ishimwe. Amen. Haleluya. Ishimwe. Ishimwe. Amen. Njye nta kibazo ngomba kuyarira. Amen. Ko hari igihe cyabayeho turayafata kandi twarayafashe. Hari ibiganiro nakoze nayafashe kandi abantu basanga banziho ko ndirimba nkarira. Hari igihe cyabayeho ndayafata. Ishimwe. Haleluya. Ishimwe ko hari abantu ntabwo igikomeye ari urugamba urwanye igikomeye uvuyeyo uvuye ku rugamba uvuyeyo se umeze ute uracyahamya Imana. Uvuyeyo ukiri kubwira abantu Yesu uvuyeyo ukiri kuririmbira Imana cyangwa turashaka kuba abasirikare nyine bari aho ba fake dukeneye ko abasirikare bameze bate. Ndabwira umuntu uwo ari we wese ngo hahirwa uri batabarutse amahoro ukava ku rugamba. Ishimwe kuba twararwanye ntabwo ari cyo gikomeye. Igikomeye ni ugutabaruka amahoro. Nicyo nifuriza umuntu uwo ari we wese. Nk'uko wabivuze uko twahoze tubwira abantu abababaye ngo bakire nta hantu bigiye. Shadrake na Meshake na Abednego batawe mu muriro ku karubanda ariko se nta bandi barwanya ingamba zitagaragara
mandi magambo urugamba warurwanira mu bwihisho ni urugamba ururwanire hehe ni urugamba ariko icyiza nuko tuzatabaruka amahoro ndagushimiye kwambaye imbaraga kandi hari umuririmbyi wavuze ngo nza kugeza aya mahoro nzarinda agakiza kawe ako namene y'amaraso nza kugeza aya mahoro nza kugeza aya mahoro n'umushumba mwiza ukunda intama ze zikunda kanazipfira utabura n'imwe yawe nzabana nawe ndi muri wowe nzarinda agakiza kawe ako namene y'amaraso nza kugeza aya mahoro nza kugeza aya mahoro kandi karavuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza si umuntu wibeshye ivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere si umuntu wibeshye ivuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo naho imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka iyo niyo yonyine yo kwizerwa Mana yo kwizerwa ngiye kwigisha akaririmbo gato tuyironshinga ndinde kunyibuke njye umwana w'umuntu wampaye agaciro karuta ibindi byaremwe uzamfashe sinzibagirwe ndinde kunyibuke njye umwana w'umuntu
maze kumenya ko ndi umukandida wo gutabarwa intambara nyinshi zinyinjiza mu butsinzi nyuma y'urugamba hari amakamba uzamfashe sinzibagirwe ikinejeje nuko untabaranye n'abanjye bose ukongeraho unabera bose bakwizeye torero mukomere kuwo twizeye niwe wongeye no gukora amen. Ndabizwe indirimbo mwamaze kuyibona indirimbo mwamaze kuyibona yitwa Ndinde hanyuma nkuko ibindi byo babimvugiye bigendanye n'iby'indirimbo ngiye nta bindi bintu byinshi turi bubivugaho ariko nzabivugaho muri iyi minsi kuko nyine ni iyi ndirimbo iravuga ku mirimo y'Imana n'umuntu uwo ari we wese wabonye Imana twavuze ngo mu minsi ishize y'inzitane ariko nizera ko umuntu uwo ari we wese afite iminsi ye ishize y'inzitane kubera ko ejo hashize harahari igihe icyo ari cyo cyose rero indirimbo muyirebe kuri Annette Murava hanyuma muyikunde turabibona kandi sibyo nimba mudukunda nyine mwarimu twishimiye kutubona natwe twari tubakumbuye turaza no kubibona muri ubwo buryo hanyuma ndabizi ko tuzakomeza tubana kenshi muri iyi minsi Imana ibahe umugisha cyane murakoze cyane. Mbere ko dusoza abanza usomere Zaburi 15 ku murongo wa mbere kugira ngo ari ryo dusoreza muri iryo jambo turisangire nawe ufite Bibiliya ujya muri Bibiliya ujya muri Zaburi 15 here ku murongo wa mbere kamukoze Imana dusomere Zaburi 15 iravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe ninde uzatura ku musozi wawe wera n'ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we utabeshyeresha abandi ururimi rwe ntagirire nabi mugenzi we ntashyushye inkuru y'umuturanyi we mu maso ye umunyagisuzugurira arahinyurwa ariko abatinya Uwiteka arabubaha icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero cyangwa ntiyemera ibiguzi ko utariho urubanza ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa amen. Imana ibahe umugisha ntabwo ndi bufate ijambo ngo risobanure ibintu byinshi ndabizi ko nzi kubivugaho cyane ariko ni ijambo risobanutse kandi ryisobanura rifite icyo rivuze ntabwo hari byumva turagera mu gihe cyabyo ariko ndabizi neza ko nimba uri mu gihe cyabyo uraryumvishije. Imana duhana umugisha rero ndabizi turi kumwe kandi turi kumwe n'ubundi uko mwambonaga ndabizi ni byinshi muri aka kanya irabizi kino cano bitandukanye n'agafaranga nyirizina ukuntu abashaka kuvugamo ko nimba ndi kumwe n'abavandimwe banjye ndabizi nabo baranyiteguye turanabasuhuza tuzi Isimbi TV bizi ku Isimbi TV murashaka kugira ngo twahurire tuzahaganira kuri Twitter Magic ndabizi murashaka ko twahurire tuzahaganirira kandi ngo tuzahaganirira ibijyanye no gukomeretsanya tuzahaganira ibijyanye no kuba umuntu no gukomera kuko nico kintu cya mbere gusa ariko hari akandi kantu nabonye nasoza mbabwira karyoha mu myaka afite maze kurwana intambara nyinshi ariko n'ubwa mbere ndwanye intambara numva ndi kumwe n'Imana rero kurwanya intambara uri kumwe n'Imana nta kintu kiryoha nkabyo biraryoha undi baravuga ngo Stefano ngo bamuteye amabuye ngo araramarira mu ijoro gatubabarire ko batazi icyo bakora numvaga yabe ari scam ariko burya ntaga bari scam mumvugira ngo amen amen. Rero ni ikintu kinezeza
nubona umuntu yarabaye umuhanga mu buryo ubwo ari bwo bwose burya ntuzateke ko yize amashuri menshi yano yo ku ishuri ahubwo nimba ari ikintu kinezeza ni ukubona uri kurwana uri kumwe n'Imana ni ukubona biranezeza biraryoha kandi burya ukuri naje gusanga ndi kugenda ndabizi nahuye no tumesaje twinshi tumbwira tuzaze tubwire ukuri n'ukuntu bimeze ariko burya ntabwo ukuri bakuvuga ni kuvugika kira ni ikinyoma ukuri bwako kuragenda kurakora ukuri ni ibintu biba biraho bifite ibimenyetso ukuri ntabwo bakubana mu kanwa rero ngo kwizina ry'Imana ngo ntabwo nabikoze uko si ukuri uko no kuvuga mumvugire ngo amen rero bivuga ngo muri aka kanya kwa Yesu niho honyine gusa ajyamenyekanira ukuri ariko hano giye turi kwisi muzakubeshya ngo nje kwicana kuri kamera ngo nje kubabwira ukuri azabaje kubabeshya nta kuri kubaho kuvugwa kuri kurakora iyo bari kuvuga yuko utabyara umaze imyaka 15 utabyara kuza kuvuga ngo urabyara uko si ukuri nibyo bari kubona n'ibindi bizaza n'ubyara bizaba ari ukuri niyo mpamvu umuhanuzi yavuze neza ngo ubuhanuzi bwiza ngo n'ubwasohoye umuntu akwiye ngo uzajya muri Amerika burya si ukuri bizaba ukuri igihe uzaburiyo bivuga ngo rero ndashima Imana ko twarwananye n'Imana kandi yahagaze ku muryango wanjye amen yahagazeho mu buryo bukomeye kandi narabibonye ndayishimira ko yanampembye ukurikije none aho tuvugana urabona ko aka gakweto nambaye shabamba baruka kanshiriramo gakweto nambaye Yesu nawe yarakabarakoze cyane akakansanze muri gereza murabona yuko Uwiteka yagiye akora imirimo n'ibitangaza murava ajya ku isoko agura agakweto arakazana kari keza nkambare muri gereza ariko ndakambara kandi ndashima Imana yuko ntigeze nambara ubusa muri gereza mumvugira ngo amen amen turashima hari inzu yuko n'ubundi nanjye arakora rwose numva ngiye nkunda Imana ariko numvaga nanjye ubwanjye kubaho ukwezi 3 kuko ngiye ndabyibuka ko mu rugo yo babaga bagiye mu mirimo ntujyewe ntiwaryaga siniyizi ndya ntakoze ariko mbonye amera amezi 5 ndya ndyama ntakoze kandi Imana ibana nanjye rero no mu rugo bararya baranywa Uwiteka araba Imana yarakoze ndabashimira tabizi tuzavuga byinshi tuzaganira byinshi ariko bitari ugukomeretsa nk'uko nabivuze kandi byinshi bifite icyo bisobanuye nta nubwo nzaza kubabwira amateka yanjye nta kintu yabamarira nta nzirimo amateka yanjye nta mugore mu mateka yanjye arimo nta nubwo amateka yanjye aryoshye ariko mu mateka ya Kristo harimo ubuzima ayo tuzayaganira mu gihe nzaba nyiriho kandi ninanapfa muzaguma nayo nabahaye kuko nayo mpamya yuko atari mabi mumvugire ngo Imana irera rero mwakoze cyane kandi baho umugisha umva ko nkumbuye no kuvuga hari abajya bagira gutya ati sha wayavuze umva ntaravuga ariko ngitangira ariko muraza ari bimenda kwibutse ukangorera ndimaniruri imitima yego sha no musozi muremure ubona utabasha kuvaho uri nd'Imana ibasha kwimura dore ngaruye n'ibyariwe n'inzige isezerano ryanjye ntirihera ubu nazanywe no kukurengera mwana wanjye tuza ndakwibutse amen Imana ishimwe cyane no kuri pena yarimba kumbuye nihagazeho ndabahomeye cyane abantu bo kuri Gafaranga na Murava haba baje barakoze bya bindi byo kwiyandikisha ni subscribe n'ibindi n'abaje kwirebera bisanzwe mufashwe umeho Imana ibamugisha arimba kumbuye no kuri Imana ibamugisha